Nitwa Rwanamiza Egide, ndi umuyobozi wa korali Shekina. Korali Shekina ni korali imwe mu makorali akorera umurimo w'Imana muri paruwase ya Nyarugunga ku mudugudu wa Rwimbogo. Korali Shekina twahisemo kugukorera no kukwamamaza mu mahanga yose. Korali Shekina ni korali igizwe n'abagabo n'abagore n'abasore n'abakobwa. Ni korali yatangiye umurimo w'Imana mu mwaka w'ibihumbi 2000 yitwa korali y'ababyeyi. Hanyuma Imana itugirira neza, icyo gihe bari ababyeyi gusa, abagabo bakeya n'abamama. Nyuma Imana itwongera abandi baririmbyi. Nyuma y'amavugabutumwa twagiye dukora, nyuma y'ibiterane, ko twagendaga turushaho gukorera Imana, niko abantu barushaho bagenda batwiyumvamo bakifuza no kuba bakorera umurimo w'Imana muri korali Shekina. Ubwo rero niho yatangiye muri 2006 yitwa korali Shekina. Dufitemo urubyiruko, dufitemo ingeri zose, zirimo abakozi, zirimo abize n'abatize nk'uko bisanzwe. Ingeri zose za korali Shekina zirimo. Korali Shekina yakoreye umurimo w'Imana ahantu hatandukanye. Mu ntara y'Iburasirazuba twakoreye umurimo w'Imana ahantu bita Ikiramuruzi, twakoreye umurimo w'Imana Ikibungo, twakoze umurimo w'Imana mu ntara y'Amajyaruguru aho bita Kinihira. Mu ntara y'Amajyepfo twakoreye umurimo w'Imana mu karere ahantu muri paruwase ahantu bita Ikeza muri Kamonyi ngira ngo. Hanyuma no mu mujyi wa Kigali twagiye dukorera Imana mu midugudu itandukanye. Yanditswe kera byahumetswe n'Imana, bifite umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse. Intego dufite nka korali Shekina no kwamamaza ishimwe ryaduhamagaye biciye muri album twasohoye uyu munsi y'amashusho yitwa Uri Intwari Yesu. Iriho indirimbo 10 zigaragara uko mubibona, ikaba ikubiyemo ubutumwa buhindura abantu kuza kuri Yesu. Niyo ntego yacu. Haleluya. Turanezerewe nka korali Shekina nk'abakristo ba Rwimbogo. Nagira ngo ntangarize abaterankunga, murabona igikorwa kigeze ku musozo, kandi murabona ko kiza ahantu hashimishije. Niyo mpamvu twabatumiye kugira ngo uyu munsi muze kuza muri aho korali igeze, imirimo mwakoze ya buri munsi, n'abandi bose bakeneye kubaterankunga ba korali Shekina baze, kandi Imana izabaha umugisha. Kuko korali ni korali Shekina nziza ifite ubutumwa butagarukira mu Rwanda gusa, buzazenguruka isi. Nimwe baterankunga ba mbere bafatanyabikorwa, mwagomba kubanza kuzimurikirwa kugira ngo n'abandi bazaze bakurikiraho, ariko mwarabanje kureba aho korali igeze. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, kandi mukomeze kuyiba inyuma. Ubutumwa ni bugari, urakomeza urarenga imipaka. Ubu twageze muri East Africa. Niyo mpamvu korali Shekina ugomba kuyiba inyuma, mukayiba hafi, ikavuga ubutumwa. Ubu nta pasiporo bikigomba mu bihugu byacu ko ari bigera kuri 5 kujya guherekeza korali Shekina. Nta pasiporo bizagusaba, kuko igiye kuvuga ubutumwa amahanga nk'uko Imana yabidusezeranije. Imana ibaho umugisha. Nitwa Uwamarene Ernestine, nkaba visi perezida wa korali Shekina. Korali Shekina yatangiye ari korali y'ababyeyi, yari igizwe n'abamama gusa n'abakobwa. Iyo korali yatangiye turi bake cyane kubera ko twari dufite ishyaka ry'umurimo w'Imana, dutangira kuririmba. Uko twagendaga dusenga, twagendaga dusaba Imana ngo idufashe, iduhe abandi bantu turirimbana nabo b'abagabo ndetse n'abasore, kuko twajyaga tugira ikibazo cy'uko tutagiraga abantu badukomera ingoma n'abadufashaga nko kuririmba base, abo ntabo twagiraga. Ariko tukagenda twinginga Imana ko bwije nuko bukeye kugira ngo Imana idufashe ituzaniremo
ibitsina byombi. Urwego tugezeho ubu ngubu nkurikije aho twari turi tumaze gutera imbere cyane, kuko twifuje kubona ingeri zose, abagabo n'abasore. Abo ngabo twarababonye, twateye imbere cyane kuko twatangiye umurimo dukoma ingoma tudafite n'abayidukomera, ariko aho tugeze mu iterambere korali yaragutse cyane, twabashije kugira ubushobozi bwo kugura ibyuma, abagabo n'abasore baraje, hajemo ingeri zose. Abo bose baje mu murimo w'Imana turabana. Korali Shekina imaze gutera imbere cyane ku buryo n'abandi bayibonye bifuza kuza kuba muri yo kubera ahantu imaze kugera ubu ngubu. Amashimwe mfite mu mutima wanjye n'ubutumwa natangariza abantu nuko nkurikije aho twahoze kera naho tugeze ubu, nifuza gutangariza abantu ko bakwihutira kuza mu murimo w'Imana, bakaza gukora umurimo w'Imana, kuko Imana yaduhamagaye, yagiye itwagura muri byose, mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri. Kubwo kwegera Imana no kuba muri yo byatumye twaguka mu buryo bwose, uburyo bw'umwuka n'ubw'umubiri, ndetse mu buryo bugaragarira abantu bose. Ubutumwa naho abantu rero bose barimo kureba iyi alubumu, ubu barimo kwitegereza korali Shekina, nabakangurira kuza mu murimo w'Imana, kubera yuko ariho twagiye tuzamukira kubwo kuba imbere y'Imana hamwe no gusenga, Imana ikagenda itwambika imbaraga inadushoboza. Nitwa Ngezahayo Simeon. Iyi ni korali Shekina. Iyi alubumu mugiye gukurikira yitwa Uri Intwari Yesu, ikubiyemo indirimbo 10. Rero twayisura Intwari Yesu kuko Yesu yatubereye intwari, kandi nawe ugiye gukurikira ubutumwa Yesu yakubera intwari. Turakwifuriza ikaze muri ubu butumwa bwiza, kandi turakwifuriza kuryoherwa n'ubutumwa bukuyemo hano. Yesu nawe akakubera intwari. Imana iguhe umugisha. ngeze mpetse umutwaro w'ibyaha byinshi, nari ndemerewe cyane, nari ndushye rwose, ntumbiriye umusaraba w'umwami Yesu, umutwaro utembagara
amaraso ndashima urwo rukundo urukundo umusaraba umusaraba we cyane ndashima umwami Yesu oh ndayashima ayo maraso oh amaraso urukundo umusaraba we haleluya